Yesu nashimwe. Muririmbyi aravuze ngo murinzi we menyesha igihe iwacu se ni muhero. Wagiye kumusubiza aramubwira ngo ijoro ririshimye cyane ariko buracya hanyuma yageze itorero ariko ndi umukristo wo muri paruwasi. Abashitsi rero baje bansuye bansanga iwacu, siko bimeze si byiza si uja gutera uburezi arabwibanza. Abashitsi imbere yuko mbatwara ahandi babanza iwacu. Amen. Ariko nizeye ni muri ubwo buryo turahangaha kubera abashitsi baje badusuye kandi natwe byatunejeje kuko badutekerejeho. Munyemerere rero tuze twakira abashitsi, ariko dufite umushitsi mukuru watwemereye akaduha ikaze. Reka iwe tuza guheraho nawe adusuhuze. Yesu amuhumugisha. Haleluya. Amen. Yesu abamugisha cyane. Nitwa Reverend Pastor Narcisse Nzabarinda, ndi umuyobozi w'iyi paruwasi ya Bukuya, by'umwihariko nkaba n'umushumba w'itorero ry'akarere muri Kasanda yose. Reka nakire madamu wanjye rero ufasha kubantu byose bihore n'ababasuhuze mu izina rya Yesu. Haleluya. 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 Amazina ni Kubwayo Alisa, nanjye nyine mukababwira umutware wanjye n'uyu. Dufitanye abana 4, dufite n'umutorera wa 5. Ndi umukristo wa hano ariko sengera Rubari, umudugudu wa Rubari. Ndi umudiyakonikazi, ndi umuririmbyi. Aha ni mu rugo ni iwacu. Ibirenze ibyo Imana iduhanisha. Turakomeje. Iyo ataza gukingura amarembo ngo twinjire ntabwo byari kwemera. Iyo dusanga hashizeho ingufuri ubwo byari kuba bifunze nyine. Niyo mpamvu ari umuntu mukuru cyane kuko yatwemerera akaduha ikaze. Yesu amuhumugisha. Turi kumwe na bene data dufatanije umurimo w'Imana muri iri torero ryacu rya ADPR bakorera ku midugudu hirya no hino. Reka tubanze kwakira uwatuyoboreye gahunda n'umuyobozi w'uyu mudugudu, kandi ni byiza kugira ngo nawe aze kwibonamo ikaze kuko niba yatwemereye akaduha ikaze natwe dukwiye kumuha ikaze. Amen. Kugira ngo dusangire turi bamwe kandi duhuje, reka tumwemerere adusuhuze. Ni umupasitori muri iri torero ndetse birumvikana Imana kugenda imutera iteka. Yesu amuhumugisha. Haleluya. Haleluya. Amazina yanjye ni Pastor Muramira Evode, ndi umukuru w'itorero muri itorero rya ADPR PCI parishi y'Ubukuya. Ndi umugabo ndubatse, mfite madamu n'abana 3. Nigiye kandi mugaragu wa bene data kuri uyu mudugudu w'Igakondwe. Mu gihe cyose Imana ishimye ko tubana, ishobora no kuba mu kanya gatoya sinongere kuhaba cyangwa nkazahaba kugeza ubwo Kristo azabishima. Yesu aduhanisha. Yesu nawe amuhumugisha. Turi kumwe na mwene data umuyobozi w'umudugudu w'Ikirero, nawe
turi kumwe muri iri teraniro, reka tumuhe umwanya adusuhuze. Yesu amuhe. Haleluya. Amazina yanjye nitwa Kiza Robert, umufasha wanjye ari hano, reka ahaguruke. Ndubatse, mfite abana banjye 2 na 2 ngera, nkaba koko ndikireba kuri uwo mudugudu ari Imana ishimye ko mbandi bindi Imana iduhana umugisha. Murakoze cyane, Yesu abahe umugisha. Turi kumwe na mwene data Pasiteri Ntayomba David. Amina ariko. Amena. Amena. Reka ahaguruke dusuhuze natwe tumwakire. Yesu amuhe. Haleluya. Amazina bayavuze, ndava Irugongwe kandi niho mbere y'umuyobozi. Ndi kumwe n'umufasha rero, reka nawe muhe akanya kugira ngo abibwire ibirenze ibyo Yesu aduhana. Haleluya. Amen. Nikuwa Maria Katerina, yakaba ari umutware wanjye, nanjye navuye Irugongwe, ndi yakonekazi. Amen. Yesu namwe abahe umugisha. Turi kumwe na mwene data Pasiteri Nkurunziza Joseph. Reka ahaguruke. Haleluya. Haleluya. Yari yabitubwiye. Haleluya. Amazina yanje nitwa Nkurunziza Joseph. Amen. Gusa rero mfite umugore n'abana 7, ariko hiyongereyeho 4 bagerera mu gihugu cyo mu ijuru, ubwo 7 niho mfite bari inaha ku isi. Ubwo rero ku ruhare rw'itorero ndi pasiteri nkaba nyobora umudugudu wa Kampindu, nkaba ndumwe Imana yagiriye ubuntu ikoresheje umugaragu wayo rwose pe, yuzuye umwuka wera n'ijwi ry'Imana. Ndabihamya uyu munsi kuri iyi saha, ndahamya yuko Imana iri kumwe natwe. Yesu abahe umugisha. Amen. Turi kumwe na Secretary Kontabule w'iyi paruwasi. Reka nawe ahaguruke adusuhuze. Yesu amuhe umugisha. Haleluya. Haleluya. Murakoze kunyakira. Amazina yitwa Muhire Senta, ni njyewe ushinzwe iby'amafaranga cyangwa se imari muri iri torero rya Bukuya. Yesu aduhana umugisha. Ndi umudamu, mfite umwana umwe n'umugabo umwe. Yesu aduhana umugisha. Amen. Amina. Yari yarabivuze ngo ni ukuvuga ngo uko byagenda kose mu mvugo yayo yarizi neza ko uyu munsi tuzaterana aha. Dufite umunezero umeze gutya. Amen. Nkuko nakomeje kubabwira, utera uburezi arabwibanze. N'uburezi n'uburiza. N'uburezi arabwibanze. Nabwiteye rero nabwibanje. Turi kumwe n'umushumba w'itorero rya Kiryandongo ndetse n'Isingi. Turi kumwe muri iri teraniro, reka ahaguruke adusuhuze natwe tumwakire. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ariko ko yari yarabibabwiye mukabutishima, ufite ikibazo cye. Amina. Turekeye aho gatoya.
Amazina ni Gatashya Jean Baptiste, nk'uko umubyeyi wanjye bivuze. Rero ndi umushumba w'itorero ry'akarere ka Kiryandongo na Isingiro. Ntabwo byoroshye, birahabanye, ariko kubera Imana biremera. Amina. Ndi umuntu rero utangiye gushesha akanguhe cyangwa utangiye gukura ku bw'uyu mubiri, ariko no mu buryo bw'umwuka. Kuko iyo ugenda ukura mu buryo bw'umubiri no mu mwuka, ibyo ugenda wiga byinshi kandi bikagutera gusobanukirwa. Amina. Rero nanjye ndubatse, umudamu n'abana, iyo bamaze no kubona n'umwuzukuru. Ubwo se sinkomeye? Imana iduhane umugisha. Murakoze. Turamwakiriye mwene data Yesu amuhe umugisha. Amen. Amina. Iwacu ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none Imana yagiye ituremera ibirori, dufite agasha umudugudu w'Igakondo. Amina. Dufite agasha umudugudu w'Igakondo. Turi kumwe mu murenge wa .com, turi kumwe n'umunyamakuru wa Divine Family TV. Amena. Byabanje iwacu kuko ni iwacu. Ntabwo tuzaza gufata amakuru y'ahandi, ntabwo tuzaza kwerekana ibirori by'ahandi tutibanje. Siko bimeze se? Mwene data yari yarabimubwiye. Urumva ko byanze bikunze ubwo yabivuze, ni ngombwa ngo bice ku bikutu. Amena. Turi kumwe nawe muri iri teraniro, ni umukozi w'Imana, ibindi araza kubyivugira. Reka tumwakire adusuhuze, natwe tumwakire. Yesu amuhe umugisha. Tubanje kubasuhuza mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Ikindi bamukwaya, ntabwo tuba tuzi ko twaterana dutya ahantu bavuga ko Yesu agira neza, aho turahakunda cyane. Twagira ahantu bavuga ko Imana ni nziza, ibintu byose nabwo tukabikunda cyane. Hanyuma rero twifuje guterana namwe, kandi ni agashako kuri uyu munsi. Imana ibahe umugisha. Kingdom twagize umugisha imbere y'abanyamakuru n'abapasiteri. Bitwa Nzikubwimana Fideli. Fideli ni umushumba, bivuze ngo uritwa nde? Ndavuga ngo nitwa Fideli, paruwasi ya Gahunga ADT, aho ni iwacu. Hanyuma rero imihahire yacu rero ihindura ibintu. Hanyuma rero ariko ni muri ADT, nk'uwitwe napfa uyu munsi byaba byiza cyane. Korali tumaze kugera, indirimbo zacu nyinshi twazisize kuri audio, tumaze kugira audio 14. Hanyuma niyo mpamvu ibyuma bimwe tutabizanye za gitari turazifite, bimwe turakoresha muri iki giterane muri izi audio. Tukaba turi kwifuza ko muri uku kwezi kwa 11 tukaba tumaze gusohoraho video indirimbo 6. Ibyo byose tubiterwa n'abagabo bari umungumu. Dufite n'inshuti zikomeye cyane zidufata mu mugongo. Iyo tubuze amafaranga tuzaga gushyikira no bakabona bakaduhereza amafaranga. Ubwo rero badutumye bati muje twajyayo.
twajyayo. Imana ibamugisha. Reka tumaze indirimbo imwe yitiriwe alubumu yacu yitwa Nimushime Uwiteka. Ukagira neza. Amen. Nimushime Uwiteka kubagira neza, imbabazi ze zihora iteka. Abisirayeli bavuge bati, imbabazi ze zihora iteka. Bavuga Uwiteka bavuge bati, imbabazi ze zihora iteka. Nimushime Uwiteka kubagira neza, imbabazi ze zihora iteka. Abisirayeli bavuge bati, imbabazi ze zihora iteka. Bavuga Uwiteka bavuge bati, imbabazi ze zihora iteka. Mana, uri Mana, Mana, uri Mana. Nzajya guhimbaza uko bukeye, nshima izina ryawe iteka ryose. Ukamirwa, ukamirwa. Mana, uri Mana, Mana, uri Mana. Nzajya guhimbaza uko bukeye, nshima izina ryawe iteka ryose. Ukamirwa, ukamirwa. Mbona umubabaro n'amazi Uwiteka, Uwiteka aranyitaba. Ashyira abantu muri kabaribye, ati humura mwana wanjye ntacyo uzaba. Mbona umubabaro n'amazi Uwiteka, Uwiteka aranyitaba. Ashyira abantu muri kabaribye, ati humura mwana wanjye ntacyo uzaba. Mana, uri Mana, Mana, uri Mana. Nzajya guhimbaza uko bukeye, nshima izina ryawe iteka ryose. Ukamirwa, ukamirwa. Mana, uri Mana, Mana, uri Mana. Nzajya guhimbaza uko bukeye, nshima izina ryawe iteka ryose. Ukamirwa, ukamirwa. Uwiteka ari mu ruhande rwanjye, sinzatinya. Umuntu yabasha kurwanya iki? Uwiteka ari mu ruhande rwanjye, arantabara, arantabara. Uwiteka ari mu ruhande rwanjye, sinzatinya.
Uwiteka ari mu ruhande rwanjye arantabara Come